iravuze ngo kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Haleluya. Uwiteka Imana izanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka n'ubivuze. Zaburi ya mbere. Igitondo cyiza shuti yanjye, saa sita nziza, umugoroba mwiza, kandi nanone ijoro rihire bitewe n'igihe uhitiyemo kumva igitondo cy'umugisha. Uherereye hose mu mpande enye z'isi, ku migabane igiye itandukanye cyangwa mu bihugu bigiye bitandukanye, ukaba ubasha kumva runo rurimi rwacu rw'ikinyarwanda tuvuga cyangwa kurusemurirwa, reka tukubwire ngo amahoro y'Imana abane nawe. Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri. Imana igukure mu byaha ujye mu buzima buzima Kristo Yesu atanga, ubuzima bwo kwikorera imitwaro itari iyawe, imitwaro y'ibyaha. Nawe waza Yesu akakubabarira kandi akakugirira neza. Imana igukiza indwara ufite, iyo ngiye kuryamishije ku gisasiro kwa muganga, ku gisasiro mu rugo iwawe, mu nzu yitiriwe izina ry'Uwiteka cyangwa mu nzu y'imbohe. Wowe urwaje, reka nkubwire ngo gira ibyiringiro ko urwaje yakira, kandi wowe ushomereye gira ibyiringiro ko Uwiteka Imana ajya atanga imirimo. Bibiliya iravuga ngo muvuge ko abakiranutsi bazagubwa neza kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Ikindi nanone inshuti yanjye, reka nkubwire ngo nta joro ridacya, reka nkubwire ngo nta mvura idahita, reka nkubwire ngo nta kigeragezo kitagira iherezo. Nk'uko Bibiliya ivuga ngo ni ukuri ndababwira ukuri yuko nta kigeragezo kitari rusange mu bantu, kuko buri wese ageragezwa uko kwizera kwe kungana. Reka nkubwire ngo nutakaza ibyiringiro, ongera wizere Imana, komeza ukora ibyo gukiranuka, komeza utindane n'Imana, komeza ukora imirimo yo gukiranuka ihesha Imana icyubahiro, nawe izakwihesherezaho icyubahiro. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire ngo hari igihe kigeze kandi gisohoye ngo ubwo abasenga Data mu kuri no mu mwuka kuri uyu musozi, kuri iyi si tubayeho, bagomba kugaragara. Kandi Bibiliya ivuga ngo urufatiro rukomeye rw'Uwiteka Imana ruracyahagaze, ngo ruriho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe. Ngo nuko rero umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye, ngo kuko mu nzu y'inyumba ntihari ibikoresho by'izahabu gusa, ngo hari n'iby'ifeza, ngo bimwe babikoresha ibiteye isoni, ibindi bakabikoresha iby'icyubahiro. Nkunda ijambo rivuga ngo ariko umuntu niyiyeza akitandukanya n'ikibi, azaba abaye igikoresho gifitiye nyiracyo umumaro. Uwiteka buri gihe arahari ngo akubabarire, buri gihe arahari ngo atubabarire. Petero yaranditse aravuga ngo igituma atinda kuza, abanyamahanga n'abiyita abanyabwenge bango uwo wanya azaza ryari, uwo mutubwira azaza ryari. Arababwira ngo nukugira ngo wihane, nukugira ngo twihane, twongere kugarukira Imana. Shuti yanjye, mama, mwene data, mushiki wanjye, papa, nukugira ngo wihane uve mu bidatunganye, ibyo ukora biteye isoni. Imana irashaka ngo wihane wongere ugaruke, izakuraga ubugingo buhoraho. Reka nkubwire, umuririmbyi aherutse kuririmba indirimbo, muranyemerera nyiririmbeho gatoya nibikurambire. Ndashaka kukubwira iki kintu: umubiri n'akantu gatoya, ariko mu gitondo umera nk'uburabyo we. Reka nkubwire, wakisunga umubiri, waba uri inzobe ukibonamo amataye n'amatuza, waba uri umugabo ukibonamo igihagararo gikomeye, waba uri umushoferi, waba ufite akazi runaka, waba uri minisitiri, waba uri dogiteri, icyo uri cyo cyose, umubiri ni nk'uburabyo, buraba mu gitondo nimugoroba bugahonga. Reka mbabwire, ndi umugabo wo kubihamya, na Salomo yarabivuze ngo nabonye aho inshuti zitunga zigatunganirwa, ngo ariko ngo iherezo ry'ibyo byose ngo urapfa ukabisiga ukaborera mu gitaka, ngo umubiri ni ubusa. Nanone Dawidi arandika aravuga ngo uburakari bw'Uwiteka n'ubw'akanya gatoya, ngo kandi imbabazi zayo zizana ubugingo. Imana irashaka ko wihana ku gice waba uherereyeho hose, haba ikiyobokamana cyangwa politike. Reka nkubwire shuti yanjye, umubiri ni ubusa, umubiri ni ubusa.
ejo mu gitondo urakwihinduka ugatangira kwireba ukiyoberwa, wari ufite amataye amaraso akagenda ugasigara uri igiti, wavugaga ngo ntawagukoraho, wavugaga ngo uri ikigenge, wavugaga ngo wowe nta muntu ugusuzugura, ntacyo uri cyo imbere y'Imana, ntacyo uri cyo mu gihe udafite Imana, ntacyo uri cyo, uri zeru, ndabigutangarije, sinkuzi, nawe yevaruwe. Nimba uri kumva iyi audio yo mu gitondo cy'umugisha uvuge ngo ariko ubundi ndiki, nusanga utubaha Imana, nusanga utishingikirije ku Uwiteka, uvuge ngo ndi ubusa, kubera ko turabizi twese tuzapfa, ariko ngo harahirwa abapfa bapfira mu Mwami. Wihane, ugarukira Uwiteka, ureke guca inyuma umugore wawe, ureke guca inyuma umugabo wawe, ureke guca inyuma fiance wawe, ureke kwikinisha, ureke gusambana, ureke ubwicanyi, ureke ubugambanyi. Uwiteka araguhamagara, Yesu araguhamagara ngo wihane, ongera uce bugufi, nibwo uri bubona amahoro, nibwo uri butuze. Haleluya, Imana ikugirire neza cyane. Ndabizi neza wabuze amahoro, ni nayo mpamvu uhura n'abadasenga Imana y'ukuri, bafite irari ry'amafaranga, bakakubwira ngo icyo kibazo ufite kugira ngo ukivemo tanga igitambo. Hoya, Yesu si ibyo ashaka. Tanga igitambo cy'umutima wawe, ntabwo igitambo cy'amafaranga gikuraho ibyaha. Ibyaha bikurwaho no kwihana, ukemerera Yesu, ukatura ibyaha wakoze, agatura mu mutima wawe. Ndakubwira ngo Yesu aragushaka mama. Abantu ntabwo babizi yuko uri umunyabyaha, ariko wowe urabizi, n'Imana irabizi. Abantu wabihishamo, uri umuprotokoli, uri umudiyakoni, ariko ubizi neza ko uri umurozi, uri umugambanyi. Nubwo utarogesha agafu, urogesha amagambo, ishyari, ihane. Yesu aragushaka, kuko igihe niki gisohoye ngo ubwo abasenga Data mu kuri no mu mwuka ngo bagaragare kandi bamenyekanisha izina ry'Uwiteka Imana. Uwiteka aguhire kandi akugirire neza. Vuga ngo Mwami Yesu mbabarira, ndaje nyuzuza mwuka wera wawe, unyandike mu gitabo cy'ubugingo, nkure mu gitabo cy'abazarimbuka. Vuge ngo mu izina rikomeye rifite ubutware n'ubushobozi, nirikorere mu mutima wanjye uhereye uyu munsi. Haleluya, amen. Imana ikugirire neza kandi Imana igufashe cyane. Turashaka kuvuga amagambo ari muri Yesaya 25 ku murongo wa 8 n'uwa 9. Umva nkubwire, bwira inshuti yawe uyibwire ngo ni igitondo cy'umugisha cyo kuri 12 z'ukwa 10 2023. Uyibwire ngo hari ijambo cyangwa hari amagambo y'ubuhanuzi atambutse mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 25 ku murongo wa 8 ndetse n'uwa 9. Iravuze ngo kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Haleluya. Uwiteka Imana izanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka n'ubivuze, nagari igitondo cy'umugisha kibivuze, si pasteri Imana ishimwe ubivuze, ahubwo Uwiteka ni ubivuze ngo kandi uwo munsi urupfu azarumira bunguri. Haleluya. Ku murongo w'ikena, nuko uwo munsi bazavuga ngo iyo niyo Mana yacu twategerezaga, niyo izadukiza. Uyu ni Uwiteka twategerezaga, tuzanezerwa twishimira agakiza ke. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Babwire, ari ikintu nize bene data, nizi ikintu gikomeye cyane. Hari umunsi udasanzwe, hari umunsi w'umunezero, hari umunsi wo kudakubitwa inkonji, hari umunsi tuzabyuka ibintu byose byabaye bishya, hari umunsi tuzabyuka buri wese akebuka mugenzi we, ugakebuka uwo mwasenganye, uwo mwababaranye, uwo mwagiranye agahinda, uwo mwavuganye ivugabutumwa, uwo mwaririmbanye, wakoze ibyo gukiranuka kandi akubaha izina ry'Uwiteka. Ni umunsi udasanzwe ngo kandi uwo munsi ngo urupfu ngo azarumira bunguruye. Ntabwo tuzongera gupfa, ntituzongera kubabara yuko twapfushije. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo kandi Imana yacu izanagura amarira yacu yose ku maso. Si umuntu ubivuze, si minisitiri ubivuze, kuko yakurwa ku ngoma. Ibyo avuze ntibizasore, ngo n'Uwiteka ubivuze ko azanagura amarira yawe, amarira warize uri uw'ingumba, amarira warize uri umushomeri, amarira warize ukennye, amarira warize wabuze shinge na rugero, amarira y'ubupfubyi, ngo uwo munsi ngo Uwiteka azayanagura ku maso yawe. Ngo nuko uwo munsi ngo abantu bose bazatangara bavuge ngo Uwiteka Imana yabo yabakoreye ibikomeye. Ndagira ngo basi
mu gihe dutegereje umunsi udasanzwe aho urupfu Uwiteka Imana azaba yarumize bunguri, turi mu ijuru ry'amahoro. N'umuhanuzi Yesaya yarabihanuye, Yohana mu kirwa Patimo Yesu arongera arabimubwira ngo hari umunsi wo guhanagurwa amarira, ibintu byose bikibagirana. Hari umunsi udasanzwe, hari umunsi w'umunezero, hari umunsi tuzabaho mu buzima twambaye undi mubiri. Haleluya! mu isi nshya n'ijuru rishya. Reka nkubwire ibyiringiro by'ubuzima. Aba baririmbye bararirimbye ngo turabifite nubwo turwara tukababara nk'abandi bose ndetse tukarira, ariko ijambo iturize riravuze ngo ayo marira Imana izayahanagura. Abakuriza bose nimuzaba muri kumwe, uzaba uri kumwe n'uguhoza kandi akunezeza, akubwire ngo mwana wanjye, ngo n'abamarayika bazatangara. Niko ijambo ryavuze ngo uko turi mu ibanga rikomeye cyane, turi umugeni wa Yesu, nta wapfa kutumenya nta n'uwapfa kutuvogera. Ngo bazatangara ngo bavuge ngo mbese aba ni ba, ngo maze Yesu ngo nabafate ijambo avuge ngo aba nabavuye, ngo muri irya mibabaro ngo kandi banesheje ibigeragezo byabo, ngo ibishura byabo ngo byogejwe mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Abo nabahenganiye ubutumwa bwiza, nabihanganye, n'abakobwa banze gusambana kugira ngo baheshe izina rya Kristo icyubahiro, n'abasore banze kwiyandarika, n'abagabo banze gukora ibiteye isoni kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Abo nabavuye muri irya mibabaro, nabaje guhanagurwa amarira. Abo ni bande we? Abo nabavuye. Nakwifuriza kugira ibyiringiro ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Nyuma gatoya yuko mbivuga, Imana igukorera ikintu gikomeye gituma ugira ibyiringiro ko Yesu azakujyana mu ijuru rishya agahanagura amarira yawe. Ushobora kuba uri gushaka perimi, Imana yiguhe. Ushobora kuba uri gushaka urubyaro, Imana iruguhe. Ushobora kuba uri gushaka agakiza gahamye gatuma uhora wiyunga n'Imana, Imana iguha agakiza kanagutera ibyiringiro. ni nayo nzira buri wese yagakwiye kukifuza. Wifuza ibyo byose twavuze n'ibyo tutavuze, wagakwiye kwifuza agakiza. Imana ishimwe. Amahoro naganze. Ushaka ko cyamunara ihagarara ku buzima bwe, ndatura amagambo adasanzwe, cyamunara ihagarare mu izina rya Yesu. Amen. Imana ikugirire neza. Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe mu buryo bw'umwuka n'ubw'umubiri. Ni mwene so Pasiteri Imana ishimwe Emmanuel. Rero abantu twarabatumiye, dufite umugoroba wo gushima Imana mu itorero ryitwa Believers of Jesus Church. Rifite intego igira uti Pastor Imana ishimwe shima Imana. Zaburi nanone twavuze ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye none turanezerewe. Ikintu cya mbere cyahindutseho ni itariki kizabera. Icya kabiri ni ukubwira abantu kugira ngo basenge, bagisengera abafite ifaranga badutera inkunga. Ni byiza yuko umuntu agira abantu bamufata amaboko. Tuzaba turi kumwe n'abakozi b'Imana, bazakenera amazi, bazakenera agafanta kugira ngo ibintu bigende neza. Tuzaba turi gushima Imana. Kimuriwe ku itariki 17. Nshuti zanjye nizo ndimo ndabwira, 17 z'ukwa 10 n'amateraniro azabera online yo gushima Imana adasanzwe. Uzaba ari umugoroba uzatangira saa 10 ukagera saa 2, tugakora full stop. Dushima Imana, turire, tuvuge ngo Uwite wakoze ibikomeye. Reka nkubwire nawe ugomba kwibuka cya gihe ubundabunda mu ishyamba. Ni hafi umuntu wese uri Kigali akaba dukurikirana bati muntu w'Imana nzaza. Nta bindi ni ukuza tugafatanya tugashima Imana Kimisagara neza. Ku itorero riyoborwa n'umushumba yitwa Apostle Myasiro Jean Bosco. Ni umugabo w'Imana Imana ihamagaye muri iki gihugu, kandi nawe azaba ari kubwira abantu, ababwire ngo urakwiye kugira umutima wo gushima Imana. Natwe dushima Imana muri icyo giterane, muri uwo mugoroba wo gushima Imana. Ariko Mana we ndakwinginze uzaba umugoroba uzahoraho, kandi rwose Uwiteka uzaba hariya kuri uriya munsi abantu bazibuke kugushima, kandi uzakore n'ibindi bikomeye. Imana ikugirire neza. Ubisengere inkunga yawe
irakenewe, yo mu buryo bw'ibifatika ndetse no mu buryo bw'umwuka. Imana iguha umugisha, Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Kandi ikindi nanone, gukiranuka ni imibereho, ni ubucuruzi bwunguka budahomba. Reka babwire, nahoze ndi kubwira abantu ku munsi w'ejo, nimba utishingikirije kuri iyi Mana, ibyo ukora urabizi, umutima wawe urabizi ko uri umurozi cyangwa uri umukiranutsi. Reka ntabwo kuroga ari ugukoresha agafu cyangwa ugutongera. Hari n'iyo uri umugome, uri umunyeshyari, uba uri umurozi ahubwo 100%. Reka mbabwize ukuri, ijuru uzaryumva mu matangazo, uzarinda unakenyuka cyangwa upfa utabonye kugira neza kw'Imana. Mujye mukiranuka. Abantu bakunda bababeshya ngo nimuzane ibitambo, ngo nibwo muri bukire, nimuzane iki. Ariko nkubwize ukuri, nudakiranuka nta kazi yako. Imana ikugirire neza cyane. Zaburi ya mbere.